ashimwe cyane ubwoko bw'Imana, ndabashuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Tunejejwe n'Imana kubw'uyu mwanya mwiza Imana iduhaye ukongera kuba imbere yayo. Ni umwanya dusenga, ni umwanya twumvamo ijambo ry'Imana. Ni ukuri kandi ndabizi neza yuko umunota umwe imbere y'Imana, iminota itatu imbere y'Imana, ni ukuri ntabwo ushobora kuva imbere y'Imana nk'uko wari umeze. Ndabizi neza yuko tugiye guhabwa umugisha, ndabizi neza yuko mu ijambo ry'Imana indwara zirakira, mu ijambo ry'Imana ibimuga biragenda, mu ijambo ry'Imana abari imbata z'ibyaha barabaturwa, mu ijambo ry'Imana abari impumyi barareba, mu ijambo ry'Imana batiyizi barisobanukirwa, mu ijambo ry'Imana dushobora kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwacu, mu ijambo ry'Imana bituma tuhinduka abo Imana yifuza mu izina rya Yesu. Munyemerere dusenge. Data wera w'Isiraheli, Imana ikomeye, Imana ihambaye, byiringiro byacu, turi imbere yawe Mwami muri uyu mwanya mwiza uduhaye. Imitima yacu icishwe bugufi kugira ngo icyubahiro kibe cyawe. Turakwinginze, uyu mwanya ni umwanya w'agaciro imbere yacu. Data Nyiringabo Uwiteka, nawe waje imbere yawe ngo ubuzima bwe busigare uko bwari bumeze. Natwe turi imbere yawe Mwami. Imbere yawe Mwami niho dukirira, imbere yawe Mwami niho amateka yahindukiye, imbere yawe Nyagasani Data Nyiringabo Mwami ntabwo tuhapfira ahubwo turahakirira. Turakwinginze Mwami, turaje, niwe wavuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze munsange baruhura. Turarushe mu buryo butandukanye, ariko Mwami turasenze ngo uturuhure, uturuhure mu mitekerereze, uturuhure mu mirebere yacu, uturuhure Nyagasani Data Nyiringabo mu buryo bwo mwuka. Turakwinginze mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe Mwami riratubwira ngo wohereze ijambo ryawe ryarangiza rikabakiza kujya muri zamba. Data turakwinginze Uwiteka, wohereze ijambo ryawe mu buzima bwacu Data ridukize. Wohereze ijambo ryawe Mwami rimeze nk'inkota Mwami ifite amugi abiri Data Nyiringabo Mwami ribage ibidafite umumaro mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe Mwami niryo ridukiza kandi niryo ritubatura. Turakwinginze uyu mwanya, reka umwanya w'umugisha. Ndasenze ngo umwuka wawe wera ayobore ubuzima bwacu, yaba ngewe Mana Data uri muri uyu mwanya ugiye kukubera igikoresho cy'umumaro. Ndasenze Nyiringabo Uwiteka ngo naba ari ngewe, mwuka wera w'Imana ashoboze Data Nyiringabo Uwiteka unkoreshe uko ushaka. Ndasenze Nyiringabo Uwiteka buri bantu wese Mwami, haba abo turi kumwe ndetse Nyagasani Data n'abazadukurikira, ndasenze ngo ubuzima bwabo nibusigara uko bwari bumeze, aho ngo buri wese Mwami yakira imbaraga, buri wese Mwami yakira ubuzima bushya, buri wese yakire kugendererwa mu izina rya Yesu Kristo. Indwara reka zikire hagati muri twebwe, ibimuga reka bigende, ibipfamatwi reka byumve mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinginze Uwiteka, kubaho kwawe Mwami reka kubane natwe mu izina rya Yesu. Turagushimiye mwungeri mwiza, tuguhaye icyubahiro Mwami. Shimwe ni ryawe Mukiza none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha kandi turabakiriye mwese muri uyu mwanya mwiza, muri iri teraniro ry'abera ndetse n'abadukurikira kuri Miracle TV. Mwese turabakiriye kandi tubahaye ikaze. Ndabizi neza yuko tugiye guhabwa umugisha. Munyemerere dusome ubutumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 16. Turaba tuvuga imbaraga ndenga kamere z'umwuka wera. Nshuti yanjye bwoko bw'Imana, buri wese akeneye imbaraga z'umwuka wera. Iki cyari igihe gikomeye Petero ahamya ko Yesu ari Kristo. Imana yacu ishimwe cyane. Bibiliya tubwira mu bice 16, turasoma umurongo guhera ku murongo wa 14. Bibiliya tubwira ngo baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe mu bahanuzi. Arabasubiza ati ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Haleluya. 17. Yesu aramusubiza ati urahirwa
urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriwe, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Imana yacu ishimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Toro ry'Imana, bwoko bw'Imana, Petero yahishuye Yesu Kristo, umwana w'Imana. Kandi nagira ngo mubwire ngo izi ni imbaraga z'umwuka wera zaje kuri Simoni zimuhishurira Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo iryo zina ryari ritarahishura. Imana yacu ishimwe cyane. Nakwibutsa n'urugero Yesaya yari yaramuhanuye, amuhanura mu bice 9 ku murongo wa 5. Twasome mu izina rya Yesu. Yohana aravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko Simoni umwuka wera ahishuwe, iri ryari izina rya Yesu Kristo rizahishurwa amaze kuzuka. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko Petero arihishura mu gihe icyo gihe kitari cyahishuka. Umwuka wera afite imbaraga zo guhishura ibitaraba. Yesu nashimwe cyane. Umwuka wera ufite imbaraga, ufite ubutwari, ufite ubushobozi bwo kumenya ibintu bizaba mu gihe kitari cyaba. Imana yacu ishimwe cyane. Nifuza yuko tuganira hejuru imbaraga ndengakamere z'umwuka wera. Uyu ni umufasha, iri ni isezerano Kristo yari yararisezeranyije intumwa. Arababwira ati nimusubira aho mwabaga. Arababwira ati mujye mu cyumba cyo hejuru mutegereze iri sezerano, simbasize njyenyine, nzabohereje umufasha. Arababwira mu byakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 8, aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumamya Yerusalemu, muzaba abagabo bo kumamya Yerusalemu, i Samariya n'i Yudaya, ndetse no ku mpera z'isi. Imana yacu ishimwe cyane. Iryo sezerano turibona risohora mu bice 2. Imana yacu ishimwe cyane. Bibiliya iratubwira ngo umuriro batungura uvuye mu ijuru, ngo bose buzura imbaraga z'umwuka wera, batangira guhamya umwami wabo. Imana yacu ishimwe cyane. Toro ry'Imana, bwoko bw'Imana, ndakwinze ukeneye imbaraga z'umwuka wera. Ndifuza kuvuga ku bintu bikeya umwuka wera akora. Imana yacu ishimwe cyane. Imbaraga ndengakamere z'umwuka wera. Ikintu cya mbere, umwuka wera afite imbaraga zo gukiza umuntu ubwoba bw'ibihe. Yesu nashimwe cyane. Ikintu Satani ajya akoresha kunaniza ubwoko bw'Imana cyangwa kunaniza abana b'Imana, abaterera mu bwoba. Ariko umwuka wera afite imbaraga, afite ubushobozi bwo gukiza umuntu ubwoba bw'ibihe. Yesu nashimwe cyane. Umwuka wera atubwira nubwo ibihe bikomeye, umwuka wera atubwira nubwo ibihe bisa nkaho bigoye, ariko atwibutsa yuko dufite Kristo ufite ubushobozi bw'ibihe. Imana yacu ishimwe cyane. Umwuka wera atwibutsa yuko Kristo ari we mugenga w'ibihe. Umwuka wera atubwira ngo nubwo ibihe bihari kandi ibihe bikomeye, ariko Kristo ari hejuru y'ibihe. Imana yacu ishimwe cyane. Rero ndagira ngo ubwire ngo umwuka wera afite ubushobozi bw'imbaraga zo gukiza umuntu ubwoba bw'ibihe. Yesu nashimwe cyane. Wibuke mu Bacamanza ibice 6 yisomye no ku murongo wa 5, marayika w'Imana asanga Gideon, aramubwira ati wa munyembaraga, ufite ubutware urahirwa. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko Gideon ibyo bintu ntiyabasha kubishikira. Aravuga ngo bishoboka gute? Marayika ahamiriza yuko Gideon ari we Imana izakoresha kugira ngo akize ubwoko bw'Imana, abakize Abamidiyani. Ariko Satani yongera kwereka Gideon yuko ndetse n'iwabo yuko nta munyembaraga wigeze bayo. Imana yacu ishimwe cyane. Arambwira ati ngende uworoheje mu muryango w'iwacu, ariko Imana yamubwira ngo ndi kumwe nawe. Imana yamubwira yuko ugenda uko imbaraga zawe zingana.
Gideyoni ntabwo yitekerezaga yuko ari umunyembaraga. Gideyoni ntabwo yari azi yuko ashobora gukiza ubwoko bw'Imana, ariko Satani amuzibiranya, amwereka ubwoba, amwereka yuko we ibyo bintu bitamukwiriye. Ariko ndagira ngo ubwire ngo igihe cyose twuzuye imbaraga z'Imana, Mwuka Wera ari ku buzima bwacu, tujya tubasha gutinyuka ibihe. Iyo umuntu afite ubwoba, reka nkubwire, ntashobora kugera mu mugambi w'Imana. Rero uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo ibintu biguteye ubwoba nabyo bifite ubwoba, nabyo bijya bifite amatwi. Bibwire ngo ufite Imana ishobora byose. Imana yacu ishimwe cyane. Umwanzi wacu atwereka ibihe bikomeye imbere yacu, kandi umwanzi wacu ajya twibagiza ibihe bikomeye twanyuzemo, ajya twibagiza ibihe bikomeye Imana yakoze ku buzima bwacu, ajya twibagiza intambara Imana yaragwanye ku buzima bwacu. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko iyo Umwuka Wera w'Imana ahari, atuma dutinyuka ibihe biri imbere yacu. Imana yacu ishimwe cyane. Rero nakubwira ngo icyambere, Umwuka Wera afite imbaraga zo gukiza umuntu ubwoba bw'ibihe. Imana yacu ishimwe cyane. Cya kabiri, Umwuka Wera aduhishurira ko turi abana b'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Ibyo tubisanga mu Baroma ibice 8 ku murongo wa 6. Umwuka Wera aduhishurira ko twe turi abana b'Imana. Petero yarabivuze. Yes, aravuga ngo nubwo Aburahamu atatuzi, Yakobo natwibuka. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko Data wa twese ntashobora kutwibagirwa bwoko bw'Imana. Rero birashoboka, ijambo ry'Imana ritubwira ngo birashoboka yuko n'umubyeyi yakwibagirwa umwana wiwe, ariko Imana ntishobora kwibagirwa abana bayo. Rero ndagira ngo mbwire ngo Umwuka Wera ahamanya natwe yuko turi abana b'Imana. Mu Baroma ibice 8 umurongo wa 16. Rero ndagira ngo mbwire ngo ubimenye yuko igihe cyose ufite Umwuka Wera, Umwuka Wera ahamanya natwe yuko turi abana b'Imana. Yesu nashimwe cyane. Rero ndagira ngo mbwire ngo ntacyo uzakena uri umwana w'Imana. Ibiguteye ubwoba, reka nkubwire ngo ni igihe gusa, ariko abana b'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo niba tuzi guha abana bacu ibyiza, mbese Data wo mu ijuru we azabura kuduha ibyiza. Imana yacu ishimwe cyane. Turi abana b'Imana, turi abana b'Isumba byose, turi abana b'Imana yaremye ijuru n'isi. Imana ngo ibumbura igipfunsi cyayo igahaza isi. Reka nkubwire, ibihe uko byaba bimeze uko ariko kose, ni igihe gusa, ariko uri umwana w'Imana. Kandi reka nkubwire, Dawidi yarabivuze ngo nari umusore none ndashaje, ariko sinigeze mbona umwana w'umukiranutsi, sinigeze mbona umwana w'Imana. Ariko Yesu nashimwe cyane. Rero Umwuka w'Imana aduhishurira ko turi abana b'Imana. Icya gatatu, Umwuka w'Imana afite imbaraga ndengakamere zo kuduhisha ibibazo kandi tubihagazemo. Afite imbaraga zo kuduhisha ibihe bibi kandi tubirimo. Imana yacu ishimwe cyane. Reka nguhe urugero. Ubone mu buzima busanzwe umubyeyi yakwikubitira umwana we, ariko biragoye cyane ko umubyeyi abona umwana we umukubita. Amen. Umubyeyi yakwikubitira umwana we, ariko birababaza cyane, cyangwa ntabwo bishoboka kubona umubyeyi umwana we akubitwa n'undi muntu. Umwuka Wera ajya afata umwana w'Imana akamuhisha aho isi itabona, kandi ari muri iyi si. Isi ikagushakisha ikakubura. Umwuka Wera ajya aduhisha muri iyi si, ajya aduhisha turi mu bukene akaduhisha, ajya aduhisha twambaye umwenda umwe, ajya aduhisha akaduhisha mu banzi bacu. Yesu nashimwe cyane. Kandi ndagira ngo mbwire ngo wowe nkurikiye cyangwa nawe turi kumwe, hari aho wibutse Imana yaguhishe, ikaguhisha abakuvuga bahari, ikaguhisha abakwanga bahari.
Urabyibutse yuko Imana nawe yaguhishe. Muremye aravuga ngo humura sinzagusiga sinzaguha, ku bwanjye sinzatuma izina ryanjye ritukwa, nzabyikorera. Ndagira ngo ngwire ngo yaguhishe cyagiye, izaguhisha n'ibihe biri imbere, izaguhisha no muri ibyo bibazo urimo. Yesu nashimwe cyane. Izaguhisha kandi izaguheka, imbi zizarinda ziba uruyenzi ikiguhetse. Yaraguhishe. Zaburi 125 iravuga ngo abiriye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni, abo ntabwo banyeganyezwa n'ibihe. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka nawe agujya agota abantu biwe. Imana yacu ishimwe cyane. Icyanyuma negera ku musozo, Mwuka Wera ajya dushoboza guhamya kandi turi mu makuba, ajya dushoboza guhamya Kristo, ajya dushoboza guhamya imbaraga z'Imana turi mu bihe bikomeye. Imana yacu ishimwe cyane. Reka tuvuge ku mugabo yari umukire cyane ariko akena mu munsi umwe. Ubusanzwe umuntu ajya akena akagenda akena mu bihe. Wari umukire ukajya kubona igitondo kimwe yarakena, ariko yakennye umunsi umwe. Uwo ni umugabo witwa Yobu. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko Bibiliya iratubwira ngo yari afite amasho, yari afite abana, yari afite iki, ariko igitondo kimwe, iyo nkuru mwese mwarayisomye, igitondo kimwe imikumbi yiwe irapfa irakongoka, ndetse n'abana nabo baramukurikira. Yewe yo bagera naho inshuti ze zimwana, yo bagera naho abana agera naho arwara umubiri wiwe urwara ibishuti. Ariko Yobu avuga ijambo rikomeye mu gice cya mbere umurongo wa 21. Nifuza yuko tuhasoma. Yobu igice cya mbere umurongo wa 21. Rero yatubwira ngo Yobu avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubitwaye. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Haleluya. Mana yacu ishimwe cyane. Umwuka Wera ajya dushoboza guhamya kandi turi mu makuba. Yobu yongera kubishimangira mu bice 12 umurongo wa 7. Aravuga ngo mbere haracyari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Imana yacu ishimwe cyane. Mwuka Wera ajya dushoboza guhamya Imana turi mu makuba. Yobu nubwo ibintu byari byagiye, Yobu nubwo amatungo yari yamushizeho, Yobu nubwo yapfushije abana, Yobu nubwo inshuti zamwanze, yewe n'umugore akagira hamusena, ariko Yobu akomeza guhamya imbaraga z'Imana. Icyo nta kindi kijya kidushoboza, nta kindi ni imbaraga z'Umwuka Wera. Wibuke Paul na Sila. Imana yacu ishimwe cyane. Igihe kimwe babaziza guhamya Kristo, barangije barabakururana, barabazirika, babasunikira, babashyira muri gereza, babashyira hagati, bari bafungiranye. Ariko mu gicuku cya nyuma Bibiliya iratubwira ngo bahamya Imana, bararirimba, barasenga, izindi mbohe zirabumva. Yesu nashimwe cyane. Nta kindi kijya gituma duhamya usibye imbaraga z'Umwuka Wera, usibye imbaraga z'Umwuka Wera. Reka nkubwire, ukeneye imbaraga z'Umwuka Wera, nkeneye imbaraga z'Umwuka Wera. Itorero zikeneye imbaraga z'Umwuka Wera. Muvugabutumwa ukeneye imbaraga z'Umwuka Wera. Muramyi we ukeneye imbaraga z'Umwuka Wera. Munyamasengesho we ukeneye imbaraga z'Umwuka Wera. Yewe muntu uri muri urugendo, yewe muntu uri muri ibi bihe, ukeneye imbaraga z'Umwuka Wera. Mana ibahe umugisha. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje. Data tuguhaye icyubahiro Mwami, tugushize hejuru. Uwiteka Mwami, iri ni isezerano wasezeranye abana bawe, natwe turarikeneye muri iki gihe. Dukeneye ngo twuzuze imbaraga zawe kugira ngo dushobore kuba abagabo mu izina rya Yesu Kristo. Waravuze ngo muzaba abagabo, Mwuka Wera nabamanukira. Turifuza imbaraga zawe, turifuza iryo sezerano Mwami, mu izina rya Yesu Kristo ribe ku buzima bwacu Mwami ibihe byose. Uwiteka turakwingize Mwami, Mwuka Wera adushoboze Mwami gukora ibikomeye, adushoboze gukora iby'ubutwari mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami Imana, shimwe n'ibyawe mukiza none n'iteka ryose. Amen.
Imana ibagire neza, Imana ibishimire, amahoro y'Imana n'abane nawe.